Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bintu bifatwa nk'ukuri ku mubyeyi wabyaye nyamara ntaho bihuriye n'ukuri ndetse n'ibindi bifatwa nk'aho bidakwiye gukorwa cyangwa se nk'aho atari byo nyamara ari ingenzi ahubwo ku mubyeyi wabyaye cyangwa se ku mubyeyi umaze igihe gito abyaye. Ntuze gucikwa n'ikiganiro. Nkomeza nshimira abantu bakoze subscribe, nshimira cyane buri umwe wese washyize itafari kuri iyi shene kugira ngo ikomeze kuzamuka. Abashya namwe mugeze hano bwa mbere mbahaye ikaze, nukunda ibiganiro byacu ukore subscribe kugira ngo nawe uze mu muryango wacu mugari urushaho gukomeza waguka uko ibihe bigenda biza dukomeza kugenda tuba benshi cyane. Ndabashimiye cyane. Twihuse rero ku nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi. Ikintu cya mbere bajya babwira ababyeyi gukora bakimara kubyara cyangwa se bamaze igihe gito babyaye ni ukuzirika inda. Kuzirika inda rero ntabwo ari ibintu byo gukora gutyo gusa, biba byiza iyo ubanje kugisha inama abaganga kuko ushobora kubikora ugasanga bikuviriyemo ibibazo by'ubuzima bikomeye. Nibyo hari abo bifasha nk'abafite ububabare bwo mu nda cyangwa se mu mugongo ugasanga arorohewe, ariko ni byiza ko ubanza kugisha inama kuko hari igihe ushobora kubikora ufite ibibazo by'imitsi cyangwa se ibibazo bindi bitandukanye ugasanga hajemo ibibazo birimo no kuba wabura ubuzima. Ni byiza rero kwitondera buri kintu cyose ukora nyuma yo kubyara kuko n'umubiri uba utari wasubira kuri gahunda neza uko wari usanzwe. Hanyuma ababikora kugira ngo bagabanye indabyo rwose ndabatangariza yuko ntacyo bifasha, igabanyuka muri cya gihe ubikoze ariko n'ubundi iyo ukuyeho cya kibanza cyangwa cya kintu wayifatishije n'ubundi irongera ikamera kwa kundi. Kugabanya indabyo ni urugendo ukora nyuma yo kubyara, uko umubiri ugenda usubirana, uko witwara, imirire n'ibindi bitandukanye ugenda ukora kugira ngo inda izagereho isubire kuri gahunda. Ntabwo kuzirika kuriya rwose ari byo bishobora kugira icyo bifasha umubyeyi ku byerekeranye no kuba yagabanya inda. Ikintu cya kabiri bakunda kubeshya cyangwa se bakunda kubwira ababyeyi bakimara kubyara n'abamaze igihe gito babyaye ni ukurya ibiryo byinshi, ugasanga arafata ibyo kurya mu by'ukuri birengeje urugero. Nibyo koko iyo umaze kubyara uba ukeneye konsa umwana, amashereka arakenewe, nawe ukeneye gukomera ukongera ukamera neza, ariko ikibikora cyangwa se ikibigufashamo ntabwo ari ukurya ibiryo byinshi birengeje urugero nta kintu na kimwe witayeho. Ahangaha icy'ingenzi ntabwo ari ingano y'ibyo ufata, ahubwo icy'ingenzi ni karite cyangwa se agaciro k'ibyo wafashe. Ahangaha rero uzasanga ahantu henshi bafata ibyo kurya by'ubwoko bumwe, ugasanga niba ari igitoki kiruzuye isahani, ugasanga imboga ni nke, ugasanga nta byubaka umubiri biriho, ugasanga mbese icy'ingenzi cyashyizwe imbere ni ubwinshi. Nyamara ahangaha ahubwo uba ugomba kwita ku ndyo yuzuye mbere na mbere, ugafata indyo iriho ibyubaka umubiri, indyo iriho ibitera imbaraga, indyo iriho ibirinda indwara, byose ku buryo ubifata ku rugero rukwiriye inshuro byibuze 3 ku munsi. Wariye neza wahaze ziba zihagije, ugiye ufashwamo n'ibindi byo kunywa bitandukanye bigenda bigufasha kubona amashereka ndetse no kongera gukomera. Naho gufata ibiryo byinshi kandi bitujuje, bitari ekiribure cyangwa se indyo ituzuye, ni hahandi usanga umubyeyi abyibushye cyane agenda yongera ibiro, ukazasanga bimugizeho ingaruka zitandukanye z'ubuzima ziterwa n'umubyibuho ukabije. Nyamara kandi iyo umubyeyi yonsa yakabaye ahubwo agenda agabanyuka ibiro akagera ku biro bikwiriye kuko konsa ubwabyo bitwara amakarori menshi. Niba rero wonsa ukabona ugenda wongera ibiro, ujye umenya gufata indyo itari ekiribure, ujye umenya gufata indyo y'ibirenge
urengeje urugero rw'ibyo ukeneye. Aha ngaha rero ni ikintu cyo kwitondera cyane, ntabwo ari ngombwa kuzuza amasorori n'amasorori kugira ngo ubone amashereka, ahubwo ibyo byose bigira akamaro iyo ufata indyo yuzuye ukanywa uko bikwiriye. Ibyo kunywa byiza nabyo turaza kubivugaho, noneho ibyo byose iyo bihuriye hamwe bigufasha kugira amashereka kandi bikagufasha no gukomera, ugakomeza ukamera neza. Noneho twihuse tujye ku cya gatatu. Ikintu cya gatatu rero tugiyeho noneho ni ibyo kunywa. Ibyo kunywa nabyo ababyeyi benshi babeshywa ko ibyo kunywa runaka ngo ari byo bazanywa bigatuma babona amashereka. Ugasanga umubyeyi bamuzaniye amateremusi 2, 3 y'igikoma ngo ayanywe ayarangize umunsi umwe cyangwa se igice cy'umunsi umwe, ugasanga amateremusi n'amateremusi amaze kuyamara. Iki ngiki nacyo rwose ni ikinyoma, kubera ko uzasanga banabwira umubyeyi ngo nta mubyeyi unywa amazi. Ugasanga wajya kunywa amazi ngo reka nta mubyeyi unywa amazi, ubwo se amashereka yazayakura hehe? Nyamara bakirengagiza ko hejuru ya 85 ndetse 90% by'amashereka bigizwe n'amazi. Amazi rero ni ikintu cy'ingenzi cy'ibanze ugomba kunywa mu gihe wonsa, byibuze litiro 2.5 ku munsi ukagomba kuzinywa kugira ngo urusheho gukomeza kubona amashereka. Uzasanga ba bantu babona amashereka ari uko banyweye amateremusi n'amateremusi y'ibikoma, bakaba aribwo babona amashereka, ari uko batanywa amazi ahagije. Ariko iyo unywa amazi ahagije ntabwo bigombera ngo unywe amateremusi y'ibikoma. Aha ngaha bisaba ngo ube wariye neza indyo yuzuye, hanyuma unywa amazi cyangwa se unywa icyayi. Niba udakunda amazi ushobora kunywa icyayi gifunguye cyangwa se amaji afunguyemo amazi menshi. Noneho bitabujije ko n'igikoma wakinywa ariko ku rugero rutoya ruringaniye, atari ugufata amateremusi n'amateremusi y'ibikoma. Aha ngaha rero nacyo ni ikinyoma cyane kijya kibeshywa ababyeyi bakimara kubyara bonsa ko nibanywa za teremusi cyangwa se amajage y'igikoma aribwo bazabona amashereka. Nyamara rwose ntabwo ari byo. Birahagije gufata indyo yuzuye ukarya neza ugahaga, warangiza ukarenzaho amazi ahagije, utibagiwe ibyo bindi wanywa, igikoma, amata, amaji, icyayi, ibintu bitandukanye ushobora kunywa. Byose iyo bihuriye hamwe bigufasha kuba wagira amashereka. Ikintu cya 4 bajya babwira umubyeyi nanone ukimara kwibaruka cyangwa se umaze igihe gito wibarutse, ngo nta mubyeyi ukora siporo. Ugasanga umubyeyi amaze amezi 3, 4 ari ku kiriri, abyuka, konsa, koga, agafata ifunguro, akongera akaryama, gutyo ubuzima bukaba ubwo ngubwo. Ugasanga nta na metero 10 yari yagenda, amezi n'amezi arashize. Iki nacyo ni ikinyoma rwose. Aha ngaha umubyeyi iyo amaze kubyara, amaze ukwezi n'igice, amezi 2, niba yarabyaye mu buryo busanzwe, ashobora kujya akora udusiporo tworoheje, agakora ka marshe cyangwa se akaba yagenda n'amaguru ahantu runaka, akarambura amaguru, siporo zoroheje. Nawe uko yiyumva, uko agenda akomera, nawe aba yiyumva, cyangwa se akaba yagisha inama n'abaganga, ariko akagira imyitozo ngororamubiri ku buryo agororoka, akarambuka, kuko nanone guhora ahantu hamwe ntabwo bimugiraho ingaruka z'ubuzima zitandukanye. Ni byiza rero ko niba waramaze kubyara, umaze amezi 2, ukwezi n'igice, bitewe n'uburyo wabyayemo, bitewe n'uburyo wiyumva, ugomba gukora siporo kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza, ukomeze kwirinda stress. Iyo umuntu akimara kubyara ahura n'udustress dutandukanye. Hari igihe uva kubyara ugasanga mu rugo ibintu ntabwo wenda bimeze neza kuko utari uhari, ugasanga hari ibitari mu
buryo. Ibyo byose iyo ubireba uba ubona bikubangamiye kuko wenda uba utarabona imbaraga zo kubyikorera cyangwa se gushaka uburyo wongera kubisubiza ku murongo. Hari ibintu bitandukanye bishobora gutuma umubyeyi yumva atameze neza. Aha ngaha rero iyo ugerageje gukora siporo, ukagerageza kujya hanze, ugafata akayaga ko hanze, bigufasha no kwirinda izo stress kugeza igihe uzabasha gusubiriza urugo rwawe ku murongo neza nk'uko ubyifuza, nk'uko wabikoraga mbere. Aha ngaha rero iyo wizingiye ahantu hamwe, ukizingira muri utwo turimo twawe n'umwana gusa, mu kumwitaho gusa, ntugire umwanya wawe wo kurambura ingingo, kurambura amaso, kumva undi muyaga wo hanze, ibi ngibi nabyo bishobora kuguteza ibibazo bitandukanye by'ubuzima. Aha ngaha rero umumama cyangwa se umubyeyi wamaze kubyara afite umwana mutoya, ufite ukwezi n'igice, amezi abiri n'igice, bitewe n'uko wiyumva, ushobora gutangira rwose gukora imyitozo ngororamubiri. Atari ngombwa ko ukora imyitozo ikakaye, ariko burya na twa tundi tworoheje iyo udukora uhozaho bigira umusaruro mwiza ku buzima bwawe. Ikintu cya gatanu, hari ababyeyi bajya bagira ikibazo cyo kubura amashereka cyangwa se akaba afite amashereka make adahaza umwana. Aha ngaha rero uzasanga umwana bahita bamushyira ku mata yandi yo kwifashisha. Nibyo koko, niba umubyeyi adafite amashereka ahagije, ni byiza ko umwana ashakirwa ubundi buryo bwo kubaho. Ariko nanone ntabwo bivuze ngo uhite usa naho umukuye ku ibere. Usanga rero ababyeyi benshi bajya bacika intege, ugasanga niba abona adafite amashereka ahagije, usanga asa nkaho n'ubundi abyihoreye, akavuga ati umwana n'ubundi yamaze kumenyera amata, ugasanga ntabwo agifite kuraje cyangwa se ntabwo agifite ubushake bwo guhora amushyira ku ibere mu gihe cyagenwe. Aha ngaha rero ugirwa inama ko niba warabuze amashereka cyangwa se ufite amashereka make adahaza umwana, ukomeza kugerageza kumushyira ku ibere muri ya masaha yagenwe. Niba umwana yonka mu masaha 2, ugomba byanze bikunze kumwonsa, niyo yaba atari kubonamo amashereka ahagije, ariko ukamwonsa, kuko burya uko wonsa niko amashereka agenda yiyongera. Akagenda yiyongera. Naho iyo ubiretse cyangwa se ugacika intege, bituma noneho na yandi wajya kubona nayo agendera rimwe, ugasanga noneho birangiye utayabonye. Ariko iyo ukomeza ugerageza kumwonsa, ukamwonsa wenda ntahage, wamara kumwonsa ukabona kumuha ayo mata, noneho agahaga, ariko ntukore ikosa ryo kubanza kumuha amata noneho ngo uze kuza kumushyira ku ibere umeze nkaho uri gutesitinga wenda ko amashereka yaje. Ahubwo ugomba kubikora nkaho n'ubundi ari umuco w'uko buri masaha 2 cyangwa 3 umwana w'uruhinja agomba kuba yonse, mbere yo kuba wagira ikindi kintu umuha, ukabanza ukamushyira ku ibere. Burya nuko uba utabibona, uko ugenda umushyiraho hari utugenda twiyongeramo, ndetse iyo ukomeje kugira uwo muhate, biza kurangira nyuma y'igihe runaka amashereka yaramaze kuboneka, kuko ubwonko nabwo buhita bubona ko icyo kintu gikenewe, umubiri nawe ugahita wiyumvamo ko koko umwana akeneye konka, noneho amashereka agatangira kwikora. Ni byiza rero ko udacika intege. Niba ubona udafite amashereka ahagije, ntukajye ucika intege yo gushyira umwana ku ibere, ahubwo jya umwonsa kugira ngo urusheho gukomeza ugira amashereka. Ikindi kintu rero cya 6 nanone bajya bavuga ngo nta mubyeyi urya ibiryo birimo ubunyobwa. Aha ngaha ikibazo ntabwo ari ubunyobwa mu by'ukuri, kuko ubunyobwa ni isoko nziza y'amaproteine, ni isoko nziza y'imyunyungugu n'izindi ntungamubiri zitandukanye. Ahubwo ikibazo gishobora kuba umubiri w'umubyeyi, ashobora kuba agira allergie no mu buzima busanzwe, ashobora kuba ubunyobwa bumutera amadiyare cyangwa se n'ibindi bibazo bitandukanye by'ubuzima, akaba asanzwe agira allergie ku bintu bitandukanye. Cyakora niba usanzwe ugira ibibazo
ukarya nk'ikintu runaka ukaba cyagutera allergie cyangwa se umubiri wawe ukaba wivumbura mu byo kurya bitandukanye, aha ngaho ugomba kwitonda. Ariko niba uri umuntu ufite ubuzima busanzwe, ufite umubiri utagira ama-allergie cyangwa n'ubunyobwa usanzwe uburya mu buzima busanzwe ntibugutere ikibazo, ntabwo ikibazo cyaza ari uko wabyaye, ahubwo ugomba kwimenya ukareba niba ushobora kuba usanzwe ugira ama-allergie, ugira za diyare ku bintu bitandukanye, aha ngaha ugomba kubwirinda. Ariko ubunyobwa bwo ubwabwo nta kibazo, nta tegeko ribuza umubyeyi wabyaye kuba yabufata, ahubwo icyo ugomba kwitondera nanone ni ukubutegura neza, ukabuteka neza bugashya, kuko ubunyobwa nabwo buri mu bintu iyo budateguwe neza bushobora gutera ibindi bibazo nk'ibyo byose bya diyare n'ibindi, ariko iyo bwateguwe neza bugashya ku kigero gikwiriye, bukaba bwatetswe n'umuntu wizewe ko ari bubikurikirane, aha ngaha nta kibazo na kimwe bushobora kuguteza. Hanyuma dusoreje ku kintu cya karindwi cyo twakwita nka bonus, ni ibintu bimwe na bimwe ababyeyi nabo ubwabo bajya bibeshya, akumva afite utuntu yishinja dutandukanye, akumva atarabaye umubyeyi mwiza, noneho bikagira akarusho y'umwana ashobora kuba yaragize akabazo runaka avukana, cyangwa se nawe umubyeyi ubwe akaba yaragize utubazo dutandukanye, akaba afite ibintu byinshi yishinja muri we ko atakoze igikwiriye, akumva ariyanze kuko uyu umubyeyi yamaze kubyara hari utuntu aba abona yahindutseho ku mubiri we, akumva ntagikunzwe, akumva arasa nabi, akumva cyangwa se mo kimwe akabona ntiyitaweho uko bikwiriye. Aha ngaha rero ugirwa inama yo kwikunda, ukigirira icyizere, ukumva ko wakoze umurimo ukomeye wo kuzana umuntu ku isi ubifashijwemo n'Imana, ukumva ko Imana yakugiriye icyizere, ukumva ko uri umubyeyi ukwiriye, n'icyaba cyarabaye nta ruhare na ruto uwakigizemo. Hanyuma ikindi wakumva ukeneye ubufasha, ubona wenda utitayeho bihagije, ukagerageza kuba open cyangwa kubwiza ukuri abantu bakwegereye, ukabasaba ubufasha, ukabagisha inama, ku buryo niba ari uwo mubana akuba hafi ukamubwira icyo umukeneyeho, ukagerageza kwisanzura, ukagerageza kutirundaho inshingano zose, ugashaka ubufasha mu bantu batandukanye. Ibyo byose bizagufasha kumva uguwe neza, kumva umeze neza. Hanyuma ibindi byahindutse ku mubiri byo ni ibintu biba bizashira rwose, hanyuma ukongera ukaba nk'uko wari umeze. Ujya ubabona abantu benshi bafite abana 3, 4 ariko ukabona n'ubundi bameze neza. Icy'ingenzi kiba gihari ni ukwiyitaho, ugakontorora ibyo urya, ukarya indyo ikwiriye, ukifata neza, ibindi byose bigenda bijya ku murongo, ukongera ukamera neza. Ndabashimiye cyane rero mwese twabanye muri iki kiganiro, nkomeza kubifuriza gusoza umwaka neza no kuzatangira undi neza, kandi ndizera yuko tuzakomeza kubana mu biganiro byacu bitandukanye. Ikiganiro niba hari icyo kigufashije ukore like, ujye muri comment uduhe inyunganizi cyangwa se tubwire icyifuzo cyawe, kandi niba uri mushya ukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye mu ba mbere. Ndagushimiye cyane, naho utaha. Bye bye.